munsi reka tunyarukire mu isi y'imyidagaduro. Hagati aho ngaho njye bahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry nk'ibisanzwe. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Clapton Kibonke usigaye anatunganya filime yagaragaje ishimwe rikomeye afitiye umugore we Ntambara Jacques, amwita inkingi y'urugendo rwe mu ruganda rwa filime. Mugisha Emmanuel uzwi cyane nka Clapton Kibonke n'umwe mu bakinnyi ba filime bamaze kumenyekana cyane mu Rwanda kubera uruhare yagize mu gukundisha benshi sinema nyarwanda. Ibi yabivuze ubwo yamurikaga filime nshya ya The Saver izatangira kugurishwa ku mugaragaro muri Nyakanga 2025. Ni filime ifite ubutumwa bukangurira abantu kwirinda ihohotera rishingiye ku gitsina, ibiyobyabwenge n'amakimbirane yo mu miryango. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Clapton yavuze ko umugore we ari we ntandaro yo kurambiriza mu rugendo rwuzuyemo ibigeragezo byinshi. Ati twabaye mu nzu y'ubukode y'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, nyuma tujya mu y'ibihumbi 30 y'amafaranga y'u Rwanda, harimo salo ariko itarimo intebe. Ariko yari umuntu wemera gukomeza kunyitaho, akemera ko tugenda gahoro ariko tudacogora. Yanyizeye kuva umunsi wa mbere. Clapton Kibonke avuga ko impano ye yayubatse kuri byinshi birimo no kwigomwa, kwihanganira ibihe bikomeye, ariko hejuru ya byose ku rukundo rw'umugore we. Ati nta n'ibihumbi 10 nabonaga muri sinema ubwo natangiraga, ariko hari icyizere nari mfite imbere muri njye. Iyo ndi kumwe na Ramjan niyo yita twatangiranye, twiyumvishaga ko igihe kizagera ibintu bigahinduka. Yagize ati hari igihe nabonaga mfite igitekerezo cyo kwandika filime, nkabyuka nijoro nkajya kwicara ahantu ntekereza. Umugore wanjye abazi neza ko hari igikorwa gikomeye ndi gukora, agaha agaciro ibyo nibwira. Ntiyigeze ambangamira na rimwe. Uyu mugabo utuye ubu mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda avuga ko sinema yayitangiye nta bushobozi afite, ariko ko ubu ari gutangira gusarura imbuto z'ibyo yabibye. Kuri we The Saver ni intangiriro y'urundi rwego rushya rwo gukora sinema ifite umurongo usobanutse kandi ifite icyo yigisha sosiyete. Yanashimiye leta y'u Rwanda uburyo ikomeje kugaragaza ubushake mu guteza imbere inganda ndangamuco, by'umwihariko sinema, ashimangira ko nawe afite inshingano zo gutanga umusanzu we. Iyo ubona hari icyizere igihugu kigushyiramo birahinduka. Niyo mpamvu nanjye niyemeje gukora ibihindura imibereho y'Abanyarwanda binyuze muri sinema. Ni inkuru yari ikomeje kuvugwa nyine mu myidagaduro. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye. Niba utarakanda subscribe ibuka kuyikanda. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.